ubundi nkuru yajya gutangira n'abagenzi be ngewe icyo ntakunze ntumvikanyeho na Thierry nuko muri iki kiganiro asa nkaho yari yaje kuganira Yago ariko bishoboka yaje ariko ushaka umutumirwa ari iyo ngingo ya mujabazo biri hagati ye n'abantu kuko n'ubundi yagiye azanye yewe ushize nandi ndimo mvuga bibiri kumugonera ubu narinze kugeze ku muyumba birangiye bisubiye i Muhanga none imihanda kidahura ikibazo gihari ntekereza ko uriya mwanya Dr. Thierry umuvugizi wa RIB yarakwiye kuba yavuze ku bibazo bihari noneho bariya abantu banakabazana nk'ingeri ariko inoze n'abifashe ntabwo nta kintu bisubiza muri statement y'uyu mugabo umva hanze muzi turiya buretse ndumva mushyizemo nk'ijwi yego urumva hari ibintu yewe uri mu bushe naravuze ngo ni gute induru irota bibi kaguma mu ofisi gaceceka dore igisubizo ngiki nicyo yajyaho ntacyo afite yabitanze imyitangirizo babwira abantu mwese mwakoze bityo yakubwiye ngo ibintu byo kuri tugusenya ibyo ni ibikize ngo kuba bivugiye haraze birango ni ukuduha ikibazo ni social media ariko bavugaga mu kanya ngo ni social media ntabwo ari batangira ikibazo umunyamakuru ati ariko umuntu yatatse aranabatakira mu batakira ahubwo nyine ngewe ikibazo nagize gato ngewe mfite ijwi rya Thierry ndimo nshaka hano ko nashyize ikintu gihari Thierry icyo arimo dukora ni iki gituma mubwira ngo yagize Yago nkawe ari we kibazo gusa abandi ariko bavuze bandi ndimo mvuga hano ikintu gihari none ikibazo muyoboke afite ntabwo ari Yago none ikibazo The Ben afite ntabwo ari Yago none ikibazo cyatumye wa muhungu wa muri Amerika w'inyinya Medi ntabwo ikibazo afite ari Yago sibyo none abantu barimo kuvuga ko bakorera baba bari ku ruhande rwa Bruce Melody batuka abandi ntabwo ari Yago sibyo hano rero RIB yatanze akanini k'umuriro mbese abayifunze ibintu bashoboye kujya kwiruka yana ibibazo idashobora gukemura yavuze ngo mufunge Yago ngewe icyo ntemera yakuvuga ngo yaratatse imyaka inabura umufasha yatatse ngo abura abafana bo kuza kumurwanira ariko ntiyabuze RIB kubera ko iyo avuga ngo yakorewe icyaha akabura RIB kuki cyane bayibye akamenya kuri RIB soko ikanamufasha bakanamuregera uruki ba Emureni nabonye Emureni yasohoye ntuza niba bayita certifica nayo itangwa n'ibitaro k'umubyeyi we yitabye Imana papa we uwo Yago yavuze ko ari umujenoside ufunze myaka urumva byafashe indi ntera urumva biri gusaba umuntu pepe wa survivor kwisobanura ntabwo ari ukwisobanura icyo Emureni yakoze kugira ngo abantu badafite umwanya wo gutekereza birenze badakomeza kugira ngo umubyeyi w'uyu muntu ariho kandi yarapfuye icya kabiri Irene ntavuka wenyine hari abandi bantu mwatatse batarimo kugaragara muri iki kibuga sibyo nanone hari Yago urimo kuvugwa none ibi twese tuvuga ubu ntimugira ngo Yago afite ikibazo kuko we yahisemo kuba ikibazo ariko abavandimwe n'umuryango none bagize ibibazo kandi batarahisemo kuza n'ibibazo biri ariko ngewe icyo mvuga RIB ikwiye gukora kuko hari terime imwe y'abanyarwanda n'abahanga hari ukuntu worora imbwa ukagiye kumuriza abana b'abaturanyi benshi niko barayikirira wicaye no kuyizana ariko ubwo ubu yoroshye kandi nayitonze none iriya mbwa woroye rero ukagishumuriza ikarya abana b'abaturanyi wowe kubera ko ari iyawe itararya umwana wawe ukumva birasanzwe ariko iriya mbwa yamenyereye gufata kurya abantu urakika kurira umwana igihe cyose sosiyete yacu ikemera ko gutukana ari uburyo bw'intwaro
yo kugira uburwayi tugiye kureba niba batubanjirije muzi kubona umusitari nka Bruce Melody afite umuntu yibasiye muzi abantu uyu mugabo afite bamufana uko bangana benshi cyane muze kureba amashusho mu byo bise iwacu muzika iyo bavuze ngo Bruce Melody ikibuga cyose ugira ngo bamenye inzuki zirabariye barafana bakitera hejuru iki yavuga bareka kwemera cyagora ariko niyo mpamvu na dogiteri avuze ati aba bantu n'ubundi ngo muzabumve iyo bavuga ati bantu banjye ubwo nyine bafite abantu babo ntabwo byavuga abandi basaga bafite abantu bahadutse n'utagatsiko ni ukuvuga ngo umuntu uzwi aba afite itsinda ry'abantu bamuriye aziranye cyangwa riziranye